Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi byose bakudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni inkuru rero yakomeje gutrendinga ku munsi w'ejo aho umuhanzi akaba n'umubyinnyi wabarizwaga rero mu itsinda rya She Silver Foundation, aho rero yamaze kwirukanwa ubundi agasezererwa. Ni ibintu byakomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku izi mbuga, dore ko bamwe rero byakomeje no kubabera urujijo, dore ko ba nyir'ubwite nabo bagize icyo babitangazaho. Gusa mbere na mbere reka manze nkubwire ibyari bikubiye mu itangazo rero rimusezerera. Itsinda rero cyangwa se fondasiyo She Silver Foundation yafashe icyemezo rero kigoye cyo gutandukana nyine n'uyu Iranzi wahoze ari umuraperi ndetse n'umubyinnyi, ndetse uyu nyine akaba yararanzwe muri iyi timu nyine ya She Silver Foundation. Akaba rero yari afite n'amasezerano, akaba niyo mpamvu rero habayeho kwandika iyi baruwa yabaye urujijo kuri benshi cyane. Iyi fondasiyo yatangaje ko kubera indangagaciro zabo zitakijyanye cyangwa se indangagaciro ziwe nyine zitajyanye n'iyi fondasiyo, dore ko ku mpande zombi habayeho kuganira ndetse ibi biranga barimo, akaba ariyo mpamvu rero bafashe icyemezo nk'iki cyo kumukura muri iyi foundation. Bavuga ko bishimiye igihe bakoranye nawe ndetse n'ibihe byiza bagira nyine muri iyi fondasiyo, ndetse banashimangira ko mbere y'umuziki ndetse n'imbyino bashyira imbere uburezi, imyitwarire myiza ndetse n'ubunyangamugayo. Kuva ubu rero fondasiyo cyangwa se iri tsinda nyine ntirizongera kumuhagararira cyangwa ngo ribe rishinzwe ibikorwa bye cyangwa se nyine ibitekerezo bye nk'uko byari bisanzwe babikora. Basoje rero bamwifuriza ibyiza ndetse n'iterambere, dore ko nyine bahise bamusezerera uyu Iranzi. Iri tangazo rero rikimara gusohoka bamwe batangiye kwibaza bati ese ni iyihe mpamvu itumye bamusezerera, ndetse bikomeza no kuba urujijo rero kuri benshi, aho uyu mwana ukiri muto cyane Iranzi yahise ko ajya kuri YouTube channel DC Clement, aho yagiye atangaza byinshi rero kuri tandukana, dore ko mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru nyine wabonaga rwose ko ari kuvuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye byatumye nyine batandukana. Uyu Iranzi yasobanuye ko nta bihe byiza yagiriye muri She Silver Foundation, ndetse ko n'ibyaharanzwe nyine wabonaga rwose ko ari ibyakomezaga kumudindiza, ndetse uyu Iranzi yakomeje agaruka ku buzima yagiriye muri She Silver Foundation. Avuga ko ikintu cyiza yabonye ari ukurya iraha cyangwa se nyine gutemberezwa hirya no hino. Yavuze ko uyu She Silver yamwiciye ubuzima mu buryo budasanzwe, dore ko ari no gushaka kumuzimya. Ati uyu She Silver ntago yashyizeho itegeko yuko nta mwana ubarizwa hariya nyine muri She Silver Foundation wakemera kumvugisha cyangwa se wazongera kumuvugisha ukundi. Ibi rero bikomeza kwibaza bati ese niba tugirana ikibazo bivuze ko n'abandi bo muri timu nabo tugomba kugirana ikibazo. Uyu Iranzi rero yasobanuye ko uyu She Silver yatangiye kumwangisha abantu mu buryo budasanzwe, dore ko avuga ko ashobora no kuzajya mu itangazamakuru, ubundi bigatuma n'indirimbo ye ari kwitegura gushyira hanze mu buryo bw'amashusho nyine, dore ko iyo yamaze gushyika hanze ashobora kuba intandaro y'uko ishobora kumuzimya cyangwa se nyine indirimbo ntizabashe gutrendinga nk'uko yari abyizeye. Ni indirimbo rero yakoze yitwa Basare, akaba ari indirimbo rero ikomeje guca hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, dore ko benshi bari kwifashisha rero mu ma-challenge agiye atandukanye. Nubwo ibi byose uyu mwana witwa Iranzi yari amaze kubishyira hanze, ndetse anavuga byinshi cyane nyine byabereye mu rugendo rwe nyine ubwo yabarizwaga muri She Silver, uyu She Silver nawe ntabwo yatinze, ahubwo yagarutse rero ku rukuta rwe rwa Instagram, ubundi avuga ati twebwe nk'umuryango wa She Silver Foundation ntabwo twakomeza kubana n'umwana utiga cyangwa se nyine ufite imyitwarire mibi, dore ko we ahamereza yuko uyu mwana yaretse ishuri, ubundi akaba ariyo mpamvu bamusezereye. Gusa Iranzi wakomeza agaruka avuga ko ishuri atarivuyemo, ahubwo icyabiteye ari uko ari indirimbo ye yagombaga gukorwa, ariko agakomeza kumudindiza, biza kurangira Iranzi agiye kwikorera audio ubwo ayimweretse, ariko akomeza kumucina yambwira ko iyo ndirimbo atari nziza. Iranzi yahise ko afata icyemezo rero cyo kuvuga ati uko bisa kose ngomba kumwandikira nkamubwira ko nyine ngomba kumusezeraho.
akimara kumwandikira Uche Silva nahise amubwira ati ibyo ukoze nanjye byari biri mu migambi wanjye, dore ko nyine Uche Silva nawe yavuze ko yari afite gahunda yo kumuvana nyine muri uyu muryango. Mu kiganiro cyagiye gitambuka uyu Iranzi yagiranye ikiganiro na News Time, ni ikinyamakuru rero gikomeye cyane hano mu Rwanda nyine, dore ko yari ari kumwe n'umubyeyi we nyine wamubyaye, aho uyu mubyeyi yari ari kuvuga ibyiza bya Che Silva Foundation. Uyu Che Silva yongereyeho kubigarura ndetse ahamiriza yuko nawe ubwe yabyihamirije nubwo mu kiganiro yagiye avuga ibitandukanye n'ibyaharanzwe nyine mu bihe byagiye bitambuka muri Che Silva Foundation, ariko yongeye agarura kamwe mu biganiro nyine byagiye bikorwa kera, ubundi arongera agapostinga, dore ko kongeye kuzamura amarangamutima y'abantu benshi, bongera gushyira umutima mu gitereko, dore ko bari batangiye gufata uyu Che Silva mu buryo budasanzwe, bibwira ko nyine yatangiye kwangisha abanyarwanda uyu mwana nyine kubera yamaze kuva muri iyi timu. Ariko benshi rero bakomeje kumva ko amakosa ashobora kuba ari k'uyu mwana, dore ko mu kiganiro yagiranye nyine The News Time yavuze byinshi cyane, avuga ko bamwishyura ishuri ndetse n'umubyeyi we nyine agakomeza kubihamiriza. Uyu rero Iranzi haribazwa bati ese amaherezo ye araba yahe? Ati biraza kugenda bite, dore ko nawe ku masaha ya nijoro rwose mu gicuku aribwo yashyize ku rubuta rwe rwa Instagram, arangije aravuga ati ese abantu ko bari kumbwira ngo nihangane ni ikihe gikuba cyacitse, byagenze bite ko muri kumbwira ngo nihangane ngo nzagera aho ngera? Babonaga rwose ko nyine nawe ibi byose ari kubikoreshwa n'amarangamutima, dore ko benshi bakomeza guhamiriza ko yaba yabitewe n'ubwana, ndetse n'abandi bagakomeza bavuga bati yashutswe, dore ko uyu Iranzi mbere y'uko ajya muri Che Silva Foundation yabarizwaga muri Miro Talent Kids, akaba rero ari y'umujama wundi rero wamurebereraga nyine ibijyanye no kubyina, aho rero yaje kuva muri iyo timu ajya kuri Che Silva Foundation, nabwo bakaba baratandukanye nabi cyane, ariko ku inshuro yarongera amwakira, aravuga ati n'ubundi wahoze uri umwana mu rugo, ngwino twigendere. Bamwe rero bahamiriza yuko uyu mwana Iranzi yashutswe n'uwo rero uyita manager we uri kuvuga ko amureberera inyungu nyine kuri ubu ngubu, dore ko ari we uri kuvuga ko iyi ndirimbo nyine iri no mu bikorwa bye cyangwa mu biganza bye irimo gupromotingwa. Nyuma yaho rero ibyo byose byari bimaze kuba, uyu Che Silva Foundation, umubyinnyi nyine mpuzamahanga, yahise ko atangiza urugendo cyangwa se tour y'ibitaramo mu bufatanye nyine na UNICEF, aho rero agiye kuzajya azenguruka mu bigo by'amashuri. Ibi byahozeho ariko ntabwo byari biherutse, nyine yarashize igihe kinini batabikora, ariko ku inshuro rero bagiye kongera bazenguruka ibigo by'amashuri. Babikoze rero nyuma yaho uyu Iranzi amaze gusezererwa, dore ko hari byinshi rero ahombye muri Che Silva Foundation, ndetse nawe atasibye kubigaruka nyine mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru, avuga ko rwose ibihe byari byiza byo kugira aha ndetse no gutembera, ariko mu by'ukuri ejo he hazaza ugasanga ho harapfukiranwe. Byose rero turaza gukomeza kubikugezaho 5/5, niyo mpamvu ngusaba rero kutaza kujya kure ya Voice of Time TV, ariyo mpamvu ngusaba rero gukanda subscribe kugira ngo nyine byose byiza bijye bikugeraho 5 kandi mwabanye nitwa kandi ndabashimiye.